Yesu ashimwe ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Nshimye Imana cyane yongeye kunshoboza kuvuga, yongeye kumbashisha. Nje kuvuga ku bijyanye n'aba bagore bayoboye amadini. Nari narabivuze ntabwo nari nzi yuko no muri ADPR ngo bizahajya, ariko numva muri iyi minsi nibyo biri kuvugwa ibinyamakuru hirya no hino na ADPR na abagore bagiye gusengera, abagore bagiye simbizi niba ari ukuri, ariko ababivuga bavuga ko ari ukuri, bavuga ko na liste yo kuza abasengera yamaze gukorwa. Nari narabivuze, Imana yabimpishuriyeho, narebye sankashize umwaka, ariko ntabwo nzi ko bishobora no kugera muri ADPR. None numvise byageze ni wacu. Nyaboneka abantu baba batarabyumvise mubyumve, mwumve ubutumwa Imana yampaye ku bijyanye n'aba bagore bayoboye amadini. Tubanze dusenga Imana. Mana yacu, Mana igira neza, ndagushimye cyane mwami, ndagushimye ko duhaye umwanya nanone wo kongera kumva icyo tubwira. Ndagushimye Yesu, wowe wagiriye icyizere ko nanjye wanshyizemo. Ndakwinginze mwami kugira ngo abari we wivugira, Mwuka we wera aganiriza ubwoko bwawe. Twese data twumva icyo Umwuka wera atubwira. Urakoze, senze nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana ishimwe cyane. Imana yaranganirije, hashize umwaka. Imana buriya yari ibizi ko mu gihe nk'iki ngiki nzongera nkabivuga kugira ngo nawe waba utarabyumvise ubyumve. Ariko ndabivuga, ntabwo mbivuga birambuye cyane kuko narabirambuye cyane bihagije. Mu byo navuze umwaka urashize, muzandike muri maramaza ngo ikihishe inyuma y'abari abagore bayoboye amadini. Narabivuze birambuye muri za detaye nyinshi, ariko ubu ngiye kubivuga bene data ko numvise byageze ni wacu. Imana yaranganirije mu nzozi. Tubyagenze biti. Nagiye kubona mbona umuntu araje ashaka kunyambika bene turatuntu abagore n'abakobwa bambara ku maguru, ariko n'abagabo nabo basigaye babyambara muri no minsi. Byatangiye ari abagore n'abakobwa, ariko noneho n'abagabo n'abahungu bose basigaye babyambara. Rero ni turatuntu bambara ku maguru, hagati y'ikirenge n'ukuguru aho bihurira. Bishobora kuba ari umiringa se, ari bikoze mu budodo, ari bikoze hehe, babikora mu buryo bunyuranye. Noneho nagiye kubona mbona umuntu ashaka kukanyambika, ndanga. Mbona ariko arakomeje arahatiriza, ashaka kukanyambika ubwa kabiri. Agiye kukanyambika ubwa gatatu, noneho numva umutwe harakangutse neza. Noneho ndavuga ngo mu izina rya Yesu. Mvuze ngo mu izina rya Yesu, umuntu ayibaho ntagiye. Bivuga ngo ntabwo yigeze akanyambika. Noneho narakangutse ngira ikibazo, navuga ibi bintu ndose bivuze iki? Ko nari nsanzwe mbizi neza yuko abantu bambaye turiya tuntu biba bishaka kuvuga ngo I will not submit to any man. Ntabwo nzacira bugufi umugabo uwo ari we wese, sinzagandukira umugabo uwo ari we wese. Nta mugabo uwo ari wese ushobora kungiraho itegeko. Nari nsanzwe mbizi neza ko abantu batwambaye nicyo biba bishatse gusobanura. Ndavuga nase bishatse kuvuga iki? Ngewe Mana bishatse kuvuga ikintu kuvuga ko buriya hari ahantu wabonye ko ntaganduka, urashaka ko nihana. Ndagenda nsaga umutware wanjye ndamubaza, ntese ko narose gutya kandi nkabanza ibisobanuro yuko izi nzozi ndose zisobanura ngo I will not submit to any man. Ntabwo nzagandukira umugabo wese, ntabwo nzacira bugufi y'umugabo wari we wese. Kandi ngewe nzi neza ko ngomba kugandukira umutware wanjye. Aho ntaganduka ni hehe kugira ngo nanjye nihane ko nshaka ubugingo. Twari wanjye arambwira ati ntabwo wagombaga no kuza kumbaza. Niba hari ikintu gihari nari kukubwira, utaragomba no kuza kumbaza. Nta kibazo gihari, nta kibazo nkufiteho. Ndavuga se Mana bishatse se noneho kuvuga iki? Kandi Imana nkumva imwe irambwira ngo nimbivuge nimbibwire n'abandi. Noneho ndavuga se ndavuga iki koko? Nsanzwe mbizi neza icyo bisobanura. Nese ndajya kuvuga ngo neretswe, ndajya kuvuga ngo nahishuriwe, ndajya kuvuga ngo ikintu cy'ubutumwa ngiye kubwira abantu ni igiki? Ko nsanzwe mbizi bisobanuro, ndajya kubwira abantu ngo Imana yampishuriye iki? Byatumye rero mfata umwanya ndasenga, mbwira Imana, Mana ibi bintu nsanzwe mbizi ko ari cyo bivuga. Numbwira ubundi butumwa burengeje ibintu ari nsanzwe mvuga, ndavuga kweri. Ndavuga ndabibwira abantu bawe pe. Narasenze, Imana irasobanurira, irambwira kweri. Yambwiye ngo iki? Icyo yansobanuriye nuko ikakimpishurira ntari nsanzwe nzi, nuko
bari abagore bose 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 udakuyemo n'umwe, guhera ku mupasiteri usanzwe witwa pasiteri, ya bishop, ba apostolo, bariya bose 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 bari abagore bayoboye amadini baba bambaye bene turiya tuntu. Imana iyo ibabonye ibona ko batwambaye. Ni ukuvuga ngo hari umudayimoni bari mu mitima yabo uvuga ngo ntabwo nzagandukira umugabo uwo ari we wese, ntabwo nzacira bugufiya umugabo uwo ari we wese, sinzategekwa n'umugabo uwo ari we wese. Ni ukuvuga ngo bo bumva yuko bafite icyo kintu cyo kwiyemera, kumva ko bihagije nabo, kwa kundi bavuga ngo barashoboye, niyo mvuga bakoresha, nabo barashoboye, nta mugabo bakeneye ubagiraho itegeko. Baba batwambaye bene turatuntu abantu bambara ku maguru. Kandi reka mbabwire ikindi, naragenzuye njye abantu twagiye tuvugana nabo, namubwiraga se ufite umugabo? Reka da, umugabo w'iki? Ntawe nkeneye. Ugasanga ariko akubwiye. Njye abo nagiye nganira nabo nkabona batwambaye, nkanyura ku ruhande nkamubaza ntese ufite umugabo? Nta mugabo yabaga afite. Abakobwa batwambaye uramubaza utese uzashaka umugabo ryari? Umugabo w'iki? Ukumva ko nta gitekerezo cyo gushaka umugabo afite, ntacyo afite, ntabwo ari ngombwa, ntacyo abyitayeho. Njye narabajije abantu batwambaye, usanga ari abantu b'ibyigenge nyine bakeneye kwigenga. Niko bimeze. Abagore batwambaye rero bayoboye amadini, noneho mwumva aho bibereye ikibazo. Ariko se kuko nawe wambwira ijambo ry'Imana ritubwira ngo iki? Ijambo ry'Imana ritubwira yuko abagore bagomba kugandukira abagabo babo. Tubisome hano mu Befeso ibice 5, duhere ku murongo 22 tweza kuri 24. Abefeso ibice 5. Umutwe w'amagambo uravuga ngo uko abagabo n'abagore bakwiye kumerana. Umurongo wa 22 havuga ngo bagore mugandukire abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu. 23. Kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero, ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. 24. Ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Amena. Ngo ndeka mpasubiremo ngo ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Amena. Abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Muri byose ni ukuvuga nyine muri byose byose. Muri mu ngo zanyu, turi mu ngo zacu, muri byose, mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'ubugingo, muri byose. Turabyumvikanye. None se ngaho mbwira koko, uzagandukira umugabo wawe mu rugo akuyobore, nimugera mu rusengero umuyobore? Ngaho nawe mbwira, mwabihuza mute? Umugabo ni umutware. Imana imuha icyubahiro gikomeye cyane ngo nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero, umugabo nawe ni umutwe w'umugore we. Imana idufashe cyane. Ntushobora kuba umugore mu rugo ngo ujye munsi y'ubuyobozi bw'umugabo wawe muri mu rugo, nimugera mu rusengero noneho wowe umubera umuyobozi. Ibyo ntibishobora, ntibihura. Abantu birirwa babivugaho, nta hantu muzabigenekereza ngo byemere. Ni muri byose. Noneho wa mugore rero uyoboye urusengero, noneho afashe umugabo we, afashe n'abagabo b'abandi bagore bose, arabafashe bose, abashyize hasi ye, abagiye abaye umutwe wabo, arabayoboye. Ntabwo bishoboka. Abo bantu ni ukuvuga ngo banyuranije n'ubushake bw'Imana. Aba bantu rero ikintu bakoresha ni igiki? Ni umwuka ubarimo, ni umwuka w'ubwigenge ubarimo, ni umwuka uyoboye isi. Uyu mwuka uyoboye isi tuwusanga mu Befeso ibice 2 umurongo wa 2. Nari mvuze nti bari abagore bayoboye amatorero, bayoboye amadini, bakorerwamo n'umwuka wa Satani. Ari wo mwuka uyoboye iyi si, umwuka w'ubwigenge, umwuka wo kudashaka kumvira Imana, umwuka ukorera mu batumvira. Nibyo dusoma mu Befeso ibice 2 umurongo wa 2. Umwuka ukorera mu batumvira niwe mwuka wo muri iki kirere aba bagore baba barimo bakoreramo. Ntabwo bashaka kumvira ubushake bw'Imana, ntabwo bashaka kuyoborwa n'abagabo babo, ntabwo bashaka kuyoborwa muri makeya, ahubwo bashaka kuba ari bo bayobora. Bavuye mu muhamagaro wabo. Umuhamagaro wabo ni uwuhe rero? Umuhamagaro w'aba bagore bavuyemo n'uwo dusanga muri Yeremiya. Muri Yeremiya ibice 9. Wumve wa mugore we, nanjye ndi umugore. Ijambo umugore sinzi impamvu abantu baryanga, ariko niryo Bibiliya ikoresha.
ikoresha umugore. Ndi gukoresha umugore ntabwo ari ukububahuka, ntabwo ari ukutabubaha. baravuga ngo ni mama runaka, bavuga ngo ni madamu runaka, ngo ni umubyeyi rwose. ariko ijambo umugore rwose ntabwo ari igitutsi, ni ijambo ryiza kandi ni ijambo Bibiliya ikoresha. nanjye nkoresha ijambo umugore. muri Yeremiya ibice 9 rero umurongo wa 16 havuze ngo iki? Uwiteka Nyiringabo aravuga ati mutekereze kandi muhamagare abagore bazi kuboroga baze, mutumire abagore b'abahanga baze, kandi batebuke batuborogere, kugira ngo amaso yacu avamwe amarira atemba, n'ibihene byacu bihongobokemo amazi. ariko nimwumve ijambo ry'Uwiteka mwa bagore mwe, kandi amatwi yanyu yakire ijambo ryo mu kanwa ke. mwigisha abakobwa banyu kuboroga, n'umuntu wese yigisha umuturanyi we kuganya. Amena. aba bagore rero baba bashaka kuyobora amadini, bashaka kuba abapasiteri, ntabwo bashaka kugenda mu muhamagaro w'Imana. umuhamagaro wacu twebwe abagore ni uwo kuririra umurimo w'Imana, ni uwo kuborogera itorero, ntabwo ari uwo kwicara mu ntebe z'imbere ngo duhinduke abategetsi. oya, ni uwo kuboroga, ni uwo kuririra umurimo w'Imana, ni uwo gusenga. none haravuga ngo mwigishe n'abakobwa banyu kuboroga, ngo buri wese yigishe umuntu w'umuturanyi we kuganya. ni ukuvuga ngo abaturanyi bacu babandi bataramenya Kristo tubabwire, tubamenyesha ukuri kw'ijambo ry'Imana, nabo bamenye ibyaha byabo, baborozwe n'ibyaha byabo, bihane, baganye mu mitima yabo ko ari abanyabyaha, bibatere gushaka Imana, bibatere gukizwa. turabavuga butumwa. ntabwo mvuze ko abagore batagomba kuvuga ubutumwa, ntabwo mvuze ko abagore batagomba kuvuga ijambo ry'Imana. oya, abagore bagomba kuvuga ijambo ry'Imana, n'abavuga butumwa, n'abahanuzi, n'abanyamasengesho, babasha gukora n'imirimo yose yo mu nzu y'Imana, ariko ntabwo ari abayobozi. nicyo ndi kuvuga. ijambo ry'Imana yantumye ni iringiri, nari narabivuze, ariko numvise ko byageze n'iwacu muri ADPR. noneho ndavuga nti hari abantu bashobora kuba batarabyumvise, reka nongere mbivuge. Imana iduhane umugisha ko mwumvise ijambo ry'Imana. amena. dusenge. Mana yacu, Mana igira neza, ndagushimye cyane ko unshoboje kongera kuvuga mwami. ni ukuri ijambo ni ryawe, umurimo ni uwawe, uwukunda ko twe twawukunda mwami. ndakwingize kugira ngo ugenderere abantu bawe, ubigishe kandi ubasobanurire, natwe twese Yesu uduhe kurushaho kugendera mu bushake bwawe. umwuka wawe wera atubashisha dushoboze. urakoze nsenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. amen.